ariko yesu mbabarira Ese nyabazi wambabare nkinjira urukumenera urugi abunyegere umara ibicuro bagutegereza ariko suri mu biki tuza wa mugabo we hari ikintu wibagiwe singo tugwa kandi gishake ariko uraryoshe wa mugore we wari ufite umugore uryoshye none kumubona agaramye butarika nkuko yavutse dore n'ibyo gufatisha bo yabanze ufate kimwe muze nguterekere he reka ngufashe dambika aho hanze mumfashe nara ura Amere se mwankundiye ubwo ngo ukavuga idahiye kandi baca umugani mu gifaransa ngo atande mwa geregwa hari uko kubagira ibisiga no kubagira inturo urumva icyakurya mbere ari iki wabagingwe igende ariko ndinda nkora ibyo uzajya ukora utaha ngiye kugumana rwose wapi ngirarerije kubana n'abantu rwose ngiye ngirarerije ngo iki yego ako nawe urabizi ko twavuganye se hanyuma iyo twararanye ko ntarabona upfuruta nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo uzujye ukora utaha Gishimbo nyaye hogise cuma yemwe bahano mwiriwe mwaramutse nimwe kwa muraho mukomere mbese muriyo muraho uraho muze muraho ego ko mukomere Kristo yeza kuzwe iteka ryose turaho dore ahubwo nenge ndi kurangara mwebwe isuka yanyu nayihinze gihe ki nanga duhinga kare awowe duhinga kare ngo imvura izacika ibishyimbo yego niyo twebwe rero niba twaraciye ukubiri n'igihe c'isuka cyo gaho rero ibishyimbo nibwo biri gupfunyuruka mu butaka nabwo reka data uri kubireba ukabona nta hejo waje mu nzu ni karibu mu nzu aya sukuntu nkumbuye kwirebere dore za misozi shana kundaga kureba wa dore mu cyayi nakuzana icyayi hanze hari ikibazo icyayi icyayi kibaga kimeze gute nimukomere natwe turaho kanjogera itako ryarahagutse mubirigi nawe ntuza abasaza mumenyeye bya bindi do mumenyereye kandi mukuruza umuheha dore n'ibyo gufatisha bo yabanze ufate kimwe muze nguterekere he reka ngufashe nuko nguri kubona nahanganga imyaka itohagiye ubwo banze usomeho uyase kandi ntago ari umuti ese kuri kubimena muze biri kujana niba mwiberagaho mugakomeza kuba ibituku mwarabuko atatukuye aba yemese kunywa icyayi uya ngo umuntu mukata kawurya wamuha ko gatsima kakemera ngo n'urwagwa nyinshi
ari heza ubwo ko nje kumureba harano yaranyarukiye ariko ntari butinde pe cyonse cyo ntatinda ayiwe ntawuhari ariko intangaro yagiye hafi ariko ntago ari kure cyane ariko pe twikungaje ku myaka wabonye ukuntu ibishyimbo bitoshye yatohagiye nanjye rero buramuze nk'iyo mvuye mu gikari nkaza ngatera akajisho ku myaka ahangaha mba numva ndi gushisha numva yego byiza si ako ni ibigufi ntabwo ari urunyumba oya ntabwo twahinze inyumba twahinze ibinyarwanda iwacu rero udahinze nyiragikoti ukiha ibyo guhinga sibiri na nyiragisenyi nayo yaraheraga nuko byahindutse dore wa mugabo wanjye washakaga ngo waraje ubwo rero ubwo yaraje kumembe mwa dambika aho hanze mumfashe nara ura komera ese mwahuye mugabo mwiza ubaye kundeba nk'imbogo mwa umusaza nabi kandi akoze iki korwa mu nda n'inyabutango mva mbese uko batangira kwitangurana umusaza se nabi bakoze komeza uryo shaba kondore sha komeza wiyondore umaze gukora akazi yes akahe kazi ngose umugabo nurya umugabo nukora akira rya inkwa n'ubundi wari urimo kumwe komeza urye biri kujana kakanu cyane wamugura se amapaki angahera nyine wamugura amapaki angahe byibuze umushyitsi ni ikibazo koko asanze ndi kunywa icyayi ubuse nari kunywa njyenyine oya ntabwo nose warya wenyine kandi warya wenyine uri umugore umugabo mu rugo akabwirirwa bibaho ntago byabaho kumanza yabukwirije umugabo koko wabaye zarangufashe muzehe mwongere jya wongera umugabo ubundi uguhaye araguhata uwo mugani ntabwo ari cyo kintu cya mbere nta nubwo nanjye wawuhimbye uguhaye araguhata ibi icyo ushaka kuvuga kavuga idahiye muze wabyo wamwumvise umugabo ubu tuvugana ndakubwiye ngo kavuga idahiye kandi baca umugani mu gifaransa ngo atande mwa s'il plaît uyu ubaho umusaza uyu koko inywa ubundi nurufunga wongere usubireyo mwongere uyongere uza kondore ese ko nta maji wamutekera waba umugezi yiho wagera agamazi n'izi mitsima mwa imitsima nugwagwa si vuga utu ni imitsi yanjye ariko reka nibi bintu mpaye nyabuneka nta kindi wigira ibintu utekereza naragukwenda gutunga ndagutunze ndaguhatse nakuzanye ungana na kirida urabyibuka ungana na iyi cyapa numba yewe none inzo bimaze kwitamura ibuno nimaze kubibuno mwarabuwe uratangiye nyine utangiye kunteza za rubaga impanda hanga nari nje kukureba rero karori baje biri kimasi hanga ibyo wakoze wabikoze n'ubundi usanzwe ubikora mbese nugucunga ndaciyeho namwe mukamyoka ese sha ubundi arayesha ubundi araye mu ntanzi z'urugo bamwahanya amasiri ngo nagenda cyangwa ni ugusinyara akoreka nkubaza aka gasazo n'umupfumu kukurangemo umutwe byaramwe ubu yunde urabona mpuriye heno uyu musaza koko ntangana data muvuye kuvuga ngo muvuye mu cyumba muvuye mu biti byose icyumba kigezemo nde mwarabu wareka mwana yo gutekereza ibyo bintu koko umuntu nkanje koko bundi watinyuka kugusenyera urugo mwa geregwa hari uko kubagira ibisiga no kubagira inturo urumva icyakurya mbere ari ikihe wabaga ingwe nambo bishoboye ariko nyabuneka witekereza ibyo bintu ufitemo ikintu bita mfiteho uburenganzira ubu noneho wagekera kubuza ngufatiye mu cyuho ntabyo ubuse nkoze iki abo tatuma mena isahani yanjye inga ntamena isahani yanjye yemwe mwarabu we ngo wa mugabo reka nkubwire reka nze kwanza cyo rero bagenzi banje ego mama niko mwarabu
mwarabu urongera kunyabiza noneho urongera kunyabiza ku izina ry'Imana urongera kunyabiza ndagukura ndabarira nikubita yego cyo rero bagenzi banjye umwanzuro nawe ufashe icyo nashakaga ni iki najya ngo nasize mbipanze ntafite gahunda none si mwana injiri wawe injiri wawe ugenda ukora ibyo ukora urugo dore muhanda ya bukuru je narinje kukureba bere kimasi ashaka ngo kuguha akazi keke nta kazi kawe ushaka akora ngo agiye gutangira kubaka kandi udahara ari wawe ushoboye gutoreza amatorezo nyirabazu mbahaye inda ya bukuru ni mukora ibyo mukora nababwira iki cyakora shana nabo mubyaza impanga nk'izo wabyaje ntose uzanyifuza ku izina ry'Imana uzabona uzanyifuza hahandi uzabona kwa kugasaza urimo undutishije umugabo ariko mugongo unciye ibi ntakiraguje ngiye guhamagara umuyobozi mubwira ibintu bimbayeho nuko nitona nibyo wa mugabo wagaruka kuko mu rugo rwawe none simba nyabazu so koko sindenganya ninziza ubusa nawe nturenganya kuko mwana wa muze kubirebura nzizi kiko nzizi mbega urushaka kubikira ese nuko nguko mubanye muze ngo zirarazishya ngo bwacya zikazima ngo ubuzima mbayeho yo muvuga ngo inzobiri zikamuye dore ankindagura hatagaragara utagira ngo yakubita hagati tumenye yagukize hasi anciye umugongo ariko uryamye hasi ubagubera ureberewe no kuryama we mbonye kugaritse nibyaye kugucundaguza n'inkweto ze yatikaguraga imigeri mu mugongo mu mbavu mu nda abagatuza karangaye ariko muze ntago birangira gutya uyu mugabo ntamureze ngo muregere ubuyobozi ahanwe n'ukuri pe nyirabazungu ndahohoterwa ndakandanirwa none ndabirambiwe ibi ndabirambiwe pe maze debundira abagabo nk'abangaba umusaza nkawe wangira inama ki inama umugabo nk'uyu nguyu ikintu nawe umuhimishaga uzi ko ibintu agukora ari nko kuyerurutswa nisubu aguhingaguye koko yemwe ni ikihe cyaha dusanzemo kunsanga hano arawuciye we cyo rero curi kandi mere nk'uwicaye kujya buriya rero usyo kandi uramanuka nkanga oyicara ntacyo ngiri dore nande ahubwo unyicayeho ndi kumva nanje nka hano sinzi ukuntu mfasha ndi kugufasha uri mu biki ngatagira mu bitambo karagatubona nkumasirize mu nzu masi ariko ufite umugabo mubi we tekereza umugabo utavuga ati Simzi nasibwa besaba rero ku kagongo ngakande ejo kuko ushaka kurara niyo mvunu ugasanga reka nkinge Mwarabu kukatirije kandi wahora niki nakererewe ejo imvura byuke ku muryango wa mugabo yabyukiye hehe imvura byuke ku muryango wabyuse usanga iryamye ku muryango oya mbese urabizi kubyukira ku muryango ko imvura no kuva mu ki ni kwa kundi byukigwa ase n'umunyarwanda cyangwa ibarayigwa ahubwo wowe ukabyuka usanga imvura yaguye ubwo rero hano yari yahise ariko nageze ku kazi sanga rwose nibwo yinekeje ntabwo bavuga guhita bavuga ko imvura yivuyeho
yarivuyeho ubwo ngubwo nuko arekara nawe urabizi. hanyuma se nyine ko mbona ugenda wishimye ukatirije ugenda kandi ufite amakuru yuko iwawe ngo habaye intambara uri mu Rwanda n'umugore iwawe iwanjye mu rugo cyangwa mu rugo nese ukabona nziriwe n'iki nicyo mbereyeho ubuyobozi bwegera abaturage ubwo se nindi wakora abaturage be nabarasaza abantu baheruka kurwana ko ari kwanuza kwa Kanyandekwe wijya kundondorera kwa Kanyandekwe no kwa hehe wowe iwawe ni amahoro byonyine gusa niyo masa numva ni amahoro n'umudendezo komeza urumva cyangwa ubwo naba urumva njye naba ari amahoro ariyo masa niyo masa rwose komeza njye nigire ku rugo ruse ndi umufundo urabizi hano harimo iranda harimo irati harimo mbese bindi ko harimo n'amashuka se ni oya ni kwa kundi nyine mba nteganya kuvuga ngo hari ukuntu umukire wacu asigara tugoye akavuga ati rero kubera ukuntu musigaye mutinda nanjye nzajya ngira gute muzajya mukora paka wibutse n'uburoso na korogate byose no kubiteganya naho ubundi nta kintu ni ukuri kw'Imana pe nta kintu ujya wirahira ngo ni ukuri kw'Imana nanjye nkomerejeyo mu rugo se ahubwo se uramusanga yuko nzi ko yagiye mu masengesho ntacyo nyine kuki se ushaka kumpakanira wowe gusanga adahari ntabwo bikureba n'ubundi narinje sinagarukira mu nzira numvaga avuga ngo arajya muri nibature reka ngereyo nisanga madamu adahari oya nta nuhari rwose rwose sinjye uvuyeyo none sawa sawa mwana cyangwa nicyo cyamuhamagaye barankura hese ahantu barahari se ubu ngubu akoze ubundi ko mwarabu duhuye akambwira ko umugore we yagiye mu masengesho ubundi ashobora kuba yagiye mu masengesho ndabona bafunze kandi isubirireyo nyine bampaye amakuru atuzuye Bite? Ekusa. Nuko. Watu. Sira munzu. Sira munzu. Kubera iki byagenje? Kubera iki se sira munzu nimba ushaka ko mbikubwira uzamubwira. Kwanza ndashaka kufunga hari. Kwashyira munzu nta kibazo. Cyangwa se Nyine kambe giteretse hano tumaze tuvugana. Icyo ushaka nuko rugi rwo ku gipangu ruzajya ruhora rufunze. Kubera iki? Ubundi sura urangaza kubera icyo ubuha nkari nk'abajura baza uri nko mu gikari cyangwa urebe n'ubona batakwiba. Ese ubu n'ubwa mbere haba hafunguye. Ariko rero ndumva ari byo nshaka jewe. Zishaka n'umuntu uzaza. Nyine bite ko umuntu uje wikoreye n'amabaga. Oya ndaje n'ibindi ndamanga data ndaje njenje kabisa. Ubwiki? Njenje. Uje kugira ute? Sinshobora gukomeza gusuzugurwa n'umugore kandi ufite umugore mpoza ku mutima nkunda ku buryo none agiye kuntesha ibiro ugasanga mpindutse intuza. Hasoni. Simbishaka rwose. Ubu njenje ndaje ndatuye dutuze tubane dutunganirwa. Naje kandi nakubwiye ujye uza ukora ibyo ukora ugende. Ariko ndinda nkora ibyo uzajya ukora utaha ngiye kuguma hano rwose wapi.
ngirarereje kubana n'abantu rwose ngirarereje ngo iki yego ako nawe urabizi ko twavuganye se hanyuma iyo twararanye ko ntarabona upfuruta nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo uzujye ukora utaha ariko umaze gusezera umugore namubwiye ngo ntabwo nzagaruka none se ugiye kumusezera ngiye twabigiyeho inama twabivuganye njyewe mbese umuntu w'umugabo ko afata icyemezo nk'umugabo afata icyemezo agiye inama n'umugore kuba wafashe icyemezo mu rugo rwawe yego na hano ariko wapi ako kantu niko nashakaga kumva umva rero nkubwire madame sibyo twabanye dukundanye urambwira uti nkodeshereza inzu rwose ntugire ikibazo ibyo narabikoze ngura ibintu byo mu nzu ngura intebe ngura ibyombo ngura ikindi ntago ndaguhahira nk'uhahira nk'uko mpahira n'undi ariko uriya we buriya bivuyemo ibyo namujyanaga muri uru rugo bizajya biza hano bibe dubure nimba byari ibiro 2 by'inyama ubwo bibaye 4 nimba ari isukari umufuka mwajyaga musangira uzajya uza hano wose nimba ari umuceri n'umuceri nimba ari ibirayi ibiro bingahe ni ibiro byose bigomba kuza hanga mu rugo rwanjye ariko azanyifuza icyo nzi cyo azanyifuza mwara mbabarira pe mbabarira njye nago mbikunda ibyo bintu njye hari gahunda twavuganye ubundi se kucyuje hano utanambaye ese reka nkubaze umaze kugama ku buryo nakubwira ngo nzajya nguhahira ibintu byose ngo urabihaza oya ariko nawe ntugakabye wowe ufata umwanzuro tutawugiye inama se kubera iki ariko umwanzuro ufashe urumva mpubutse ngerega kuba ndahangaha ndi uwa kabiri ariko ntabwo ari ngombwa ngo uzunege kuko ushaka none se reka nkubaze cyagiye turi mu kabari wambwiye ngo ejo bundi cyabyo mbwira ngo ukumbuye inkoko ntabwo wambwiye ngo urifuza yuko nakuba hafi kubyibura mu gitondo ukajya ubyuka ukambwira ngo ugire hino sheri ibyo bintu ntabwo wabimbwiye koko ubwo zari inzoga zizambanya ari nyinshi none nkunda wanyweye icyo ushatse kumbwira ntabwo sinzi ntabwo ndi kubyiyumvishamo none ngo nyine afata bage usubire ku muntu usize ukora ibyo ukora wongere witaye subire ku muntu usize nanadiye ubu se ndamutse ngiye hanyuma niba ukubise se ubwo ngiye ntabwo uri bunigire mu impamvu mukubise nta nubwo mukubise cyane urumva nta nubwo ajya kundega ngo bubone ibimenyetso muteye impfunira injonogo ndumva ndamujonogora none umaze kumujonogora ndavuga nti n'undi munsi ntuzongere kuntekereza nisangiye izuba ryanjye erega burya papa wawe yarakwisa kwita neza niyo mpamvu rero n'izina ryawe kuko niyo umuntu akureba ubona akazuba k'umuseso akazuba karashe reka mubwire uzanye iki se mbona ino mifuka yawe irangaye reka nkubaze icyumweru byinda aho wakiba hose notari mukosa umura nzanye n'umujinya nibagirwa kuguhobera aho ndi byo kuba ngo nzi ngo nkore ntahe se ndi umufundi ndi umuyede ndiki kumuyede ari waza agakora ku gikwanya yarangiza akagenda agacumuka ibyo ngibyo nkore ntahe koko ubu nzajya nitwa nkore ntahe nari ari uturimo narindi mubwo rero kare ahubwo gira vuge kuzana nako kunywa bagafata twimwe n'akaji dushira ubwenge kugira ubwumva ibyo bintu nabivamo ngaho mfite guteka mfite koza mfite gukora ibintu byose ese ubwo urumva ibyo bintu nabivamo okay abantu aracyacuruza inkoko kwa mukara ziraye reka ugende uhitemo isake nziza uzanye ibage ubundi tuyinapfure maze urebe kari agahinda gasigaye karya ubwo rero ubwo tugabana imirimo umfashe nyine ndava mu guteka no urabizi guteka se ngenge kukubagira inkoko nari urayimbagira niba ari ukubaga rero noneho ngenda ndimo ndateka wonyogereza ibyombo none se dukundana nyine turakundana yakujya untwara gake turabaga aho mugani nubwo nita ngo korutahe umva nari bikeneye nona
Debere uri mu byombo nashaka kumfurira kano kana n'amasuvu yanjye nago wigize uyafura ne nayatumbi kakande ko wajya ureka gukabya mana yanjye mu buzima umva nyine nkubwire niba yayindi isa n'ingwe nayifuze none na yayindi y'umuhondo iyo y'umuhondo yari isanzwe ifuze kandi hari izo natumbitse mu ndobo zo mu ndobo kambarizo kashira aho ngaho nakandi agashyiraho urusenda mbabara kandi ikindi ntukamfubiriza imyenda y'imbere pe mbabarira nakoze urusenda waje ni naje aze fresh ndakomeye cyane ndakubona ukuntu uhora wishimye ngiye mba ngomba kwishima siko ibintu byoroshye umuntu afite umukozi umufasha ko nabonye wazanye umukozi w'igisaza kizaje gibishobora iyo azabishobora abasha no gufura ariko kizaje gikora nizamu umva cyo ndashoboye umva ndaje reka mbe ndikubinashe ariko ureje meze neza gusa ne naguhangaye nari nibagiwe sorry akira nususa uri agashokora ko turajana ko kajya nimugoroba umugore wanjye ndabarura umuntu ku mugore wanjye Waya nakaka kubizi usohoka iwanjye byo kwizina ry'imaka nkubwira kandi wakagabo ndakuvuza nk'ingoma ndakuvuza nk'ingoma uzi impamvu ushaka kubivuga nk'umurishyo wasomye bibiliya umenya ukuntu Dawidi yishe Goliyati ngo yishake wamenye ukuntu Dawidi yishe Goliyati ntabwo ari mu gihugu cyacu ko ndavuze ngo ntabwo ari mu gihugu cyacu kubona urenga n'ibyo byose ufite wowe no gukandagira no gushira hasi ubwo bugabo bwawe ongarunde umpime ico kintu banje reka nkubwire umusaza mwiza kandi wiyubashye umusaza ugira ikinyabupfura cya kindi kigeze reka ko undeba nawe wireba reba agatuza mfite agaki kurombona no gufata nkagushwanyaguza nkuko Dawidi yashwanyaguzaga nimba aragatuza nanjye reba indafite nimba aragatuza undata nanjye reba indafite iyo nda usunda atagatuza ntago bitura nuko genda senyi ngongera gatuza ongera uzamuri sina uramushyigikira namushyigikira subwo umuntu w'umugabo afata umumame ngajye kukubita umugabo mugenzi none uri mu ufite uburenganzira sanga umugore wawe ntabwo narakwinginze nakubwa gikora utahura byanga ngo icumbi by'iminsi mikenye none dore utangiye kwigaragambya urareba iki se fata terura name mbona urenga genda pege uzogaruke hano uzumenya ko ari urugo rw'umugabo ubu koko nk'abayobozi baje hano koko bagasanga n'igihe umuntu uteza umutekano muke kuziye mpamvu hejuru yawe n'amezi 6 nishyuye uzishura n'umwaka ese mwagiye mutekereza usa yishyuye angahe wagiye utekereza mva kagabo ko urafata umwana ungana n'uwo ugashaka kumutunga saha nturebe ibibazo nteje genda ahubwo mwebwe mwiteza ibibazo ngiye gukora uko ashoboye kose ushaka ikibiriti
ubwo bwanwa nzabutwika nk'utwika imbagara ayiwe ari benshi batanze amasezerano ubu nabupfura inde kubona urenga n'undi munsi ntuzongere kumenyera wagipfu twigenderera atashira wanjye sinzongera kukubona sinzongere no kumva uhamagara kibasumba hano nguje kumureba yitwa Zuba kibasumba tuzongere kumureba na rimwe n'undi munsi wagicucu wagipfu harimo sinda nyamukuru kuzima ry'imwe Itonde se nitonde byo kundeba urandeba iki ese ndakureba iki ntago nje iwanjye ariko yesu mbabarira ko se nyirabazu wambabare nkinjira ko winjira kumeneraho urugi bitemwa se nyirabazu ntabwo waza inkuru yabaye impamo utari kujegeza urugi ubona arimo kujegeza urugi rwawe se rwawe aha ni wawe se ni kwande waheruka gihe ki sheri mumbarize Bosheke sheri ntabwo ari uko nguko wasize unciye umugongo arankanda aranyunga wansumbanyije imbavu kanzesha gezaho itonde avuze ngo gezaho itonde nduragezaho se hasoni ubwo wakora iki ntacyo nakora yaranjye yarantwitiye sabunyegere umara ibicuro ngagutegereza tuza wa mugabo we hari ikintu wibagiwe si ngo tugwa kandi gishake mumbwirire sheri rero nta mugabo uzaga mu rundi rugo rw'undi mugabo ngo aze ari gukomanga guca nari njyamye burankanguye n'igitanda twaragihinduye twaguze ikindi ntabwo nka kirawe warakuye urukuje gajeze sibyo nkundi uru ruda wanyubikagaho nari narayobye warebye senteri imwana duje dusubire mu buri igendere nyirabazungu iki wampaye umunota umwe ntago nkiri nyirabazungu ubu ngubu watumye mba nyirabukara nari nyirabazungu umunota umwe w'iki wampa umunota umwe tukavuga wazinze warazinzuranye uzinga amabingu uragiye none ubinguye amabingu ugarutse kwa nyirabazungu aha ntabwo ari kwa subukiniro ngintu iyi pusi yaraye hanze ntibe ikiri ipusi iba yabaye iki niwe mbaza iba yabaye iki bucuri karameshu ndasingirira akagakoti kamfurira ifu none ujyanika hariya niho riruma vuba kujya mu kanya nituja kuri hoteli Mirikorine ribejyomye abaryo tugenda nambaye reka nze dukuru unyuze ku muhanda hafunguye ra bakunda gucuruza wisiki ariko shushu bi chaka ngo iyi nzu duhinduraga amarange tugahindure none n'isima dushiramo iki amakaro ariko uraryoshe wa mugore we wari ufite umugore uryoshye none uko mubona agaramye butarika nk'uko yavutse umbashi nta bashitsi twateganyije ugo munsi biragenda gutemwa fatiyo bucegenge